senga Imana numvise umwuka mudatenangagara mbonye abarozi babiri bari Burundi bafata visa yawe numva Imana ngo bari barakusinze kutazigera uva muri kiriya gihugu. Mbonye hari n'umwana w'umwuzukuru wari kuzagwa muri Canada n'umushyinguro, ariko numvise Imana imbwira ko iyi myuka batanzwe itaye agaciro, ubonye viza ijya muri Canada. Haleluya, amen. Hari umuntu akoranye mu rusengero rwo wabikoze ajya mu bapfumu cyane, yashakaga ko wowe umwanya wawe ujya hasi, we akaba ari ujya hejuru. Rero yazanye ibintu by'abarozi arabigutega, undi wabagomba kugendera mu igare, kuko uko amaguru yabisimbaga n'ubwo harimo ibintu kandi ajya kumva bimeze nk'imisumari. Uranyumva? Ibyo mvuga ni ukuri, uhereye uyu munsi birarangiye. Amen. Shaka Pablo gusinyira visa ijya muri Canada. N'umwami urayikeneye? Tumureka asange bari abana be? Yego. Cyatureka gumino agende muri Canada. N'umwami tumwoherezeyo? Yego. Arayibonye. Tumuhaye visa, tuguharesheje visa. Amen. Pastor muhesheje visa yerekeza Canada, kandi ufite umwana w'umwuzukuru bashatse kuronga kutavuga. Imana iravuze ngo ikuyeho kujya avuga uburimi mu izina rya Yesu. Genda umusange kandi uzakorerayo n'Imana. Uvuye munsi natumyeho amavuta asinzira